Ikibazo ni icy'umwenge w'ikibuno. Umwenge w'ikibuno. Ubwo yavutse nta hasohokera umwanda hahari? Ntaho yari afite. Ubwo muri ya magambo aho yitumira? Ntaho yari afite, aho yitumira hari hafunze. Ntabwo bari babibonye n'abaganga bari bamubyaje nyine kubera bari bafite abandi babyeyi bari kwitaho, ntabwo bigeze babigerageza kuba bareba ko umwana ameze neza cyane. Batubwiye ko nyine hepfo naho barahakoze ariko ntiharakira neza, burahaba hari kumurya ku indodo ziba ziri gushiramo, ariko muganga yambwiye ko hano mu rubavu bazahadoda nyine hepfo hamaze gukira kugira ngo ururabara rushyize mu kibuno kugira ngo ajye abona uko yituma. Icyo nasaba nuko nk'ubu mu matike birangora, noneho nk'ubu muri corona mu kujya i Kigali birangora, no mu byo kumutunga umwana bikangora, nirirwa gutya nyine mufashe kuno. Turabasuje nanone ni Numero TV. Nizere ko umeze neza, twarabasezeranyije ko tugomba kubakorera ibintu byiza kandi buri munsi no guhozaho, tukavugira abababaye, tugakora ibijyanye n'imyidagaduro, tukarebera hamwe muri rusange societe yacu ibayeho gute. Ibi byose nibyo dukomeza kureba. Ndi mu murenge wa Kitabi aho nasuye ababyeyi bafite n'umwana nawe turi buze kuganira nawe tukanareba uko ameze. Ni umwana ubabaye, ni umwana ufite uburwayi yavukanye bwihariye, turaza kumenya ni ubuhe. Nge nitwa Karambizi, ntago ndi bubatindire ahubwo reka gite mbaganiriza. Papa, aha ni mu kaye kagari? Akagari ni Akakagano. Ni Akakagano. Umurenge ni Kitabi. Umurenge ni Kitabi. Umwana wawe afite imyaka ingahe? Imyaka 2. Imyaka 2. Ubwo ngubwo ni umuhungu n'umukobwa? Ni umuhungu. Ni umuhungu. Amakuru se hano? Amakuru ya hano uko ubu ngubu biteye nyine nuko nanjye ikibazo cyabaye cy'uyu mwana wanjye kuva yavuka n'ubumuga yavukanye, ntabwo ari ubwaje akigira iyo myaka. Ubumuga nubwo yavukanye, namujyanye kwa muganga baramuvura, bageraho umusubizeyo bamukora hasi mu kibuno aho bazerekeza urura rusohora umwanda. Ubivuze urura twita twibaza yari yavukanye ikihe kibazo? Ikibazo ni icy'umwenge w'ikibuno. Umwenge w'ikibuno. Ubwo yavutse nta hasohokera umwanda hahari? Ntaho yari afite. Ubwo muri ya magambo aho yitumira? Ntaho yari afite, aho yitumira hari hafunze. Hari hafunze. Mujyanye kwa muganga ryari afite imyaka ingahe? Nahise mujyana, ubundi yavukiye ku bitaro bitwegereye, yamaze iminsi 4 bahita babona ko afite icyo kibazo, mpita mujyana ku bindi bitaro. Uwo mwicaranye ni mama we? Ni mama we. Yitwa nde? Yitwa Odette. TWIZERIMANA Odette. TWIZERIMANA Odette. Niwe mwabyaranye uyu mwana umuhungu? Niwe tumufitanye. Mwabonye ko umwana yavukanye icyo kibazo cyo kutagira aho yiherera cyangwa aho yitumira ryari? Hashije iminsi 3 akimubyara. Iminsi 3 akimubyara. Kuvuga ku munsi wa mbere nta wari wabibonye? Ntabwo bari babibonye n'abaganga bari bamubyaje nyine kubera bari bafite abandi babyeyi bari kwitaho, ntabwo bigeze babigerageza kuba bareba ko umwana ameze neza cyane. Ariko kwihagarika arihagarika?
arihagarika. Nuko umujyanye kwa muganga sibyo ngubu? Ubu ngubu kwihagarika bisigaye bimugora kubera bari baramushyizemo sonde bamukora. Yagiye kwihagarika nyine nukubanza akarira kugira ngo umenye ko agiye kwihagarika. Umenye ko agiye kwihagarika. Uwamujyanye kwa muganga, muganga ababwira ko yabonye indwara yuko adafite aho yitumira, baramufasha iyo minsi ine watubwiye. Bakubwiye ko amaherezo ari ayahe? Bizakunda ko yituma cyangwa bo bakoze iki kugira ngo abashe gusohora iyo myanda? Icyo bakoze ni ukuba baramugiriye aho yitumira mu rubavu, bakambwira ko yuko afite urunara rusohora umwanda ari ruzima, bakambwira ko icyo kwifuza ko yuko bagira kubera afite urwo runati hasi naho n'igufa nta kibazo rifite, ni rizima ntiriteranye, twazamukora akajya akorera hasi, akajya yitumira mu kibuno nk'uko bisanzwe nk'uko natwe dukoresha. Uyu mwana wanyu ubona imibereho ye imeze gute? Ubundi wowe mu buzima busanzwe ukora iki? Ubu njye nari umunyonzi. Ubu nta gare nkigira, igare narigurishije kubera uyu mwana. Ubu nta kintu ufite, ni ukuvuga ngo kubera uyu ufite umwenda w'akazi ntiwakanga kujya mu muhanda, uragenda uhagarara nyine nk'abagenzi bacu. N'uyu burya uri umuntu w'umushoferi, umushoferi ashobora kuvuga ati kuva ufite perime fata iriya modoka uyijyana aha upakira umuzigo nurangiza uyingezeho, icyo gihe ukaba uraramutse. Niko njye mbayeho. Ubwo ni ukuvuga igare wari urifite ari iryawe? Ryari iryanjye ku giti cyanjye. Uza kurigurisha? Ndigurisha ku kibazo cy'umwana. Ugereranyije amafaranga umaze kuvuza umwana? Ni menshi cyane kubera yuko ntabwo ari igare rimwe natanze, ni amagare 3 nagurishije kuva navuza umwana. Ni 3 amaze kugenda, kimwe n'ishuti nabo bagendaga banguriza, ntishyira hamwe nakoreragamo nabwo nayo hari amafaranga bangurije, na n'ubu natarabasha kwishyura. Ariko kubera umwana agifite ikibazo nabo babaye banyihanganiye. Ubu ngubu nta kintu mu bintu bijyanye n'inyungu isibye kuzayabamurikira yabo yabonetse nyine, byo ntabwo inyungu byo ntacyo bambaza kubera bazi ikibazo afite. Uyu mwana afite bakuru be? Numwe. Ni umwana wanyu wa mbere? Wa kabiri. Uwifura ntabwo ari hano. Ariko yaranahari sinzagiye afite nk'imyaka 7. Ubwo ni uwa kabiri? Iyo ni uwa kabiri. Yego. Ahangaha rero mushobora kudukurikira kuri Numero nkuko nakomeje kubibabwira, ni inkuru nyinshi mushobora kubigiramo uruhare kugira ngo mugire icyo mwakorera uyu muryango. Baraza kubabwira ni gute mwabafasha kugira ngo bagire nabo uburyo bakurikirana imibereho y'uyu mwana, bagire byinshi bari buze kubabwira, tuganire. Uyu mwana uramureba, wabonye uburyo afite igikomere aho bashakiye inzira kugira ngo ajye abasha gusoreramo umwanda. Baraza kutubwira ubundi bigenda biti ko ntabonye na sonde irimo kugira ngo umwanda ube wava munsi y'urubavu, bigenda biti. Ariko ntabwo ndi buze kwibaza uyu mupapa, niyo mpamvu turi kumwe na mama we kugira ngo nawe tuganire. Buriya ubuzima bw'umwana cyane cyane nubwo se bigiramo uruhare, ariko bumenywa na nyina bahorana umunsi ku wundi. Dusanze akabebe kavuye koga. Ariko mama wiriwe neza? Wiriwe. Witwa nde? Banyita TWIZERIMANA Odette. Odette. Uyu mwana ukimara kumubyara, reka tubivuge ko ukimara kuvuka, nyuma y'iminsi 3 papa we nk'uko yabitubwiye nibwo yabonye ko afite ikibazo. Nibwo twabonye ko afite ikibazo batwohereza ku Kigeme. Tuhageze nabwo batwohereza i Butare, mbayo amezi 2. Ubayo amezi 2. Imibereho y'uyu mwana twabonye ko afite aho bashiye inzira kugira ngo iyo myanda isohokeramo. Ubikora gute? Bakweretse ko umufasha gute kugira ngo asohore iyo myanda yitume, reka tubivuge ngo ko mu gihe atarabasha kubona uburyo yasohorera imyanda mu kibuno? Bambwiye ko nzajya mushakira ibiryo byoroshye nyine kugira ngo kwituma bitajya bimugora, ariko kubera ubushobozi bikeya birangora. Hariya mu munsi y'urubavu kugira ngo yitume ubigenza gute? Ko nabonye nta sonde irimo, kugira ngo imyanda isohoke ubigenza gute kugira ngo iyo myanda isohoke? Mba nafashe agatambaro nyine nkamukenyeza gutya mu rubavu, wa mwanda waza nkari bugakureho. Ubwo no kuvuga umwanda ntushobora gusohokera rimwe, ahubwo usohoka gake gake ujya kuri ka gatambaro?
uza buri kanya nyine ujya kuri ka gatambaro nkagakuraho nkamushyiriraho akandi kugira ngo atababuka. Umwana wawe muhorana umunsi ku wundi umunota ku wundi kuko nabonye akiri no konka akiri mutonya, nka mama we kumurera kumuba hafi birumvikana biragoye, ariko niki cyane kikugora cyane ku mwana? Ku mwana ibimutunga birangora no kuba mwiriga uruhande nyine nk'ukumbura uko njya mu kiraka nk'abandi bikangora, n'umugabo nta kazi afite. N'umugabo nta kazi afite, ariko se ubona mu bijyanye no gukura akura neza nta kindi kibazo usibye kiriya cyonyine cyo kutabashaho gusohora imyanda? Agenda akura yirondereza bitewe yuko agenda asubira inyuma, yahise ajya mu birire mibi bamushyize ku mata, akura yirondereza. Mufite mituweli? Turayifite. Murayifite? Bashyize mu cyiciro cya kangahe? Badushyize mu cyambere. Mu cyiciro cya mbere. Uyu mwana nakomeje kubona arira, nuko abatonekara cyangwa nuko aba afite ibitotsi? Bebe, inkovu ziba ziri kumurya. Inkovu zahariya basoreye? Aho babaze. Babasobanuriye ko nyuma se yuko papa yigeze kuvuga ngo hari aho bashatse inzira ku kibuno kugira ngo imyanda izasohoke kuko abonye amagufwa yose ari mazima, bababwiye ko bazongera bakahadoda bigakunda? Batubwiye ko nyine hepfo naho barahakoze ariko ntiharakira neza, burahaba hari kumurya ku indodo ziba ziri gushiramo, ariko muganga yambwiye ko hano mu rubavu bazahadoda nyine hepfo hamaze gukira kugira ngo ururaba rushyize mu kibuno kugira ngo ajye abona uko yituma. Ubwo nima mbyumva neza ururaba rukize munsi y'imbavu hano basatuye? Niho ruri, mu rubavu niho ruri. Kanze tubereke. Ni Numero aho hose ushobora kugenda ureba ibiganiro byacu buri munsi buri munota, ureba ibiganiro bishyashya tuba twashyizeho ukagira icyo ubikoraho. Nawe ndakeka umutima wawe wagukomaga kugira ngo ugire icyo ufasha uyu muziranenge, uyu mwana. Ndahabona ni iki bamushakiye aba yitumira mu kibuno naho barahabaza kubera indodo ziba ziri gushiramo ziramurya. Biragaragara ko ngiye uri kubasha kuhabona, biragaragara ko harimo indodo, birumvikana. None se nk'iyo yisobyeho? Iyo yisobyeho nyine nk'ubu nkanjye ntabwo mbona uko njya mu kiraka nk'abandi babyeyi, birangora, bisaba ngo mbe muri hafi nyine njye mushyiriraho agatambaro uko yisobyeho. Muri sosiyete cyangwa abo mubana, abaturanyi, ubona bagufata gute? Abaturanyi nyine ubashije kugira icyo abona arafasha, utagize icyo abonye nyine ubwo nuko. Reka kugira ngo tunabarekure mujye mu yindi mirimo, papa reka tukugarukeho nka papa w'uyu mwana. Urumva hari aho uba uri gushaka imibereho yo kugira ngo utunge mukuru we n'uyu nguyu n'umubyeyi, kubera ko yakomeje kuvuga ko atakibasha kubona aho ajya guca inshuro, naho agiye bimugora kubera ko aba agomba kwita kuri uyu mwana umunota ku wundi, avanaho ka gatambaro kugira ngo umwana abe ariho, reka nkoresheje ijambo, abashe kwituma cyangwa imyanda isohokere hariya bateganyije. Ariko mufite icyizere ko umwana azakira, biragaragara ko azanakira, ariko niki mwasaba? Niki musaba abadukurikiranye, isi yose iri kubareba, niki kintu mwayisaba? Cyane twayisaba nkuko nanjye nyine ubushobozi bwashiranye bwo kuba namuvuza, cyane nasaba nicyo kuba wagira nkuko yabigenza nyine nkabona ubushobozi buvuza umwana. Nanjye kuva yageze aha ngaha biranshimisha kubera yuko ngiye nkimubona kiri agahinja, nkabona yuko umuganga ambwiye ati umwana avutse nta kibuno afite, ati nukubohereza ku bindi bitaro. Byambayeho ikibazo cyane, bigeze aho mbona umwana bamujyanye baramubaze, bamushyizemo sonde mu rubavu, tugeraho igihe byageraho tukamujyana sonde bakayimukuramo, tukageraho tugasanga sonde bamaze kwikuramo hakifunga kubera kurya ibiryo bikomeye. Umwana kwituma bikamugora, kamusubirayo kwa muganga, kangira akavuga ati mujye mumushakira ibiryo byoroshye kubera rero ari ubushobozi bukeya.
nanjye nkavuga ati ese nk'ubu nimba nkora nk'ikiraka nkaba nakoreye 500 cyangwa 1000 sinajya kugura izo nyanya n'ubwo bunyobwa murumuna mukuru we tari bubone icyarya cyane n'umubye na nyina wabo. Bigasaba nyine kuba nyine nagura ibishobotse bari bubashe kuba babona byose. Ariko jewe kibazo cyariho nuko nyine icyizere mfite nuko bamukoze hari hasi bakamukora nkabona nanone ndongenda mugaruye kubera ikibazo cy'iyi coronavirus nayo yagambije ubu ngubu. Nuba ati umwana kuva bamukora hari hasi nahise ngira icyizere ko umwana wanjye azakira. Kubera ubu wabonye hano buri afite inkobe ebyiri. Hano araho bimuye bakikumba kimubara kumubaga hasi aho yitumiraga mbere ntago ariho akikorera. Barongeye baraca barongera bacuma gakeya. Ubwo no kuvuga bamubaze kabiri. Barongera baraca nyine aho yakoreraga kubera yaramaze kuba yenda amaze gukuraho gakeya. Barongera baracuma kugira ngo babone uko ajya yituma. Ariko nyine ubwo nyine nabwo biramugora kubera sonde bamukizemo nko kwituma biramugora. Bababwiye ko muzasubira kwa muganga ryari? Ubu bari baduhaye itariki y'agateganyo y'uko kwa 3. Gusa nkaho twavuganye na muganga atubwira ati mufotoje ikarita yiwe muyinyoherereze, ariko nta gisubizo araduha nicyo dukegereza. Mama uravuze ngo mutegereje igisubizo cye? Tegereje igisubizo cya muganga nyine kubera ikarita yaravuze nyifotoze nyimwoherereze iyo CHK. Mwe mwamvurije muri CHK? Ko twari twamujyanye bamubaga mu kibuno. Reka tubashimire cyane. Turabashimiye rwose kubwo muba mudukoreye ubutaha mukatuvugira. Nkanjye nk'ubu ngubu pe ngiye kurambeshye ndaha, ariko hari igihe cyageraga nyine nkumva ndi kuhaba nadahari kubera ikibazo cy'umwana. Kubera ikibazo cy'umwana birumvikana. Mama nawe sinzi niba hari icyo wasaba abadukurikiye muri rusange? Icyo nasaba nuko nk'ubu mu matike birangora, noneho nk'ubu muri corona mu kujya Kigali birangora, no mu byo kumutunga umwana bikangora, nirirwa gutya nyine mufashe kuno nta kintu nkora. Ubwo rero hagize ugira icyo abona rwose yabifashamo. Abakozi hari icyo ushaka kongeraho? Nk'ubu nyine nko kwa muganga badutegeka ngo kumwambika ngo pase sisi nimba ari page sisi, ariko kubera ubushobozi bukeya ntago tuzibona. Nk'ubu nanjye nkangaha ubu nubwo mba ndahanga no mu nzu mbaho ndavigwa ni nka hanze ntago najya abaturanyi baba bari hafi, hari nuri gutambuka. Biragaragara ko abaturanyi baba bari hafi. Nk'uriya mu papa umaze gutambuka nawe nabonye ko yari yaje kubasura. Kwa muganga babategetse kuba mwajya mumuranjika. Bategereje ko twajya kumumanya kubera bino bitambaro tumushyiraho nyine ntago bituma ahafite ubukomere ahumeka neza. Reka tubashimire. Tuzakomeza kubakorera ubuvugizi kandi n'abadukurikiye muri rusange turabizi ko hari ikintu bazakora, turabizi ko byanga bikunda bazabashyigikira, bazabafasha, umwana wanyu azamera neza, igihugu muri rusange kirabazirikana. Reka tubashimire cyane. Ni Numero niho ushaka kudukurikira neza cyane ukareba ibiganiro byacu bya buri munsi. Uyu mwana wagira nawe icyo ukora kugira ngo amererwe neza cyane. Ngewe yakomeje kunyanga adashaka ko muterura, ariko ashobora kuba ari gusinzira, ntago ashaka kunkoraho. Bebe yanyanze. Reka tubashimire. Nari Clement Karambizi. Imana y'amahoro ikomeze ibarinde. Wagira icyo ukora nawe uciye kuri Numero maze ukabasha kubona uburyo wafasha uyu mwana umunsi ku wundi, ukagiramo uruhare. Wababwiye ko kuba kumuranjika ibitambaro atari byiza, bishobora kumwanduza izindi ndwara. Urumva ko bisaba amafaranga, hari tike, hari imibereho yo gutuma arya turyo tworoshye dutuma umwanda ushobora gusohokera munsi y'urubavu mu bihe bigoye. Wabonye ko afite igikomere, ngo bamubaze
kabiri bamudoze mu kibuno aho bateganya ko hazasohokera umwanda byanyabyo cyangwa mu buryo buri bwo kubera ko yari yavukanye ikibazo cy'uko nta kibuno yari afite cyangwa umwobo ushobora gucamo umwanda uko babivuga babasha kuba bamushakira inzira ya kabiri iranga bashyiraho inzira ya gatatu kugira ngo bajye abasha kwitumira mu rubavu. Ndabashimiye cyane, Imana y'amahoro ikomeze ibarinde.